tugira ikindi kintu tubivugaho, tugiye kubanza turebere hamwe isabukuru y'umusaza wacu His Excellency Paul Kagame, perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntuze gukuraho urushinge, reka tumaze twumve speech y'umusaza ubundi tuze tubyinjiramo neza. Renewed our cooperation in peace, security and trade. Violent extremism on our continent is a growing threat to our people and development. As Africans, we need to own and confront this problem as one continent. That is one of the best investments we can make in ourselves. Outsourcing the responsibility of external actors cannot build lasting peace nor development. E neste contexto, queremos mais uma vez prestar homenagem a homens e mulheres ruandeses que, lado a lado com as forças de defesa de Moçambique, têm combatido sem trégua os terroristas, inimigos da paz, da estabilidade, do desenvolvimento e bem-estar dos moçambicanos. Graças a esta ação combativa, registra-se um retorno progressivo da paz e estabilidade, bem como o regresso das populações deslocadas às suas zonas de origem, na província de Cabo Delgado. Reka mbasuhuze nanone. Uyu munsi nibwo umubyeyi wacu His Excellency Paul Kagame yagize isabukuru y'amavuko. Abantu benshi bamupostinze, abantu benshi bagiye berekana urukundo bakunda umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame. Ngo bitatu bya kane by'abatunze smartphone bose babasha kugura bando bakaba bari online, ngo babashije kuba bapostinga amafoto ya His Excellency Paul Kagame. Bamwe na bamwe bagenda bavuga ibigwi yagiye akora, uburyo ari ndashyikirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo turebere hamwe abantu benshi bakomeza kwibaza imyaka His Excellency Paul Kagame yagize, ariko abandi bakavuga ngo ni ibanga. Gusa ikigaragara cyo His Excellency Paul Kagame, perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aracyakomeye, aracyafite amavuta kandi aracyatuyoboye neza nkuko abanyarwanda bahoze babyifuza. Nje uri kumva Divine Management channel ni ya indi yanyu Wake Up Films. Ndagira ngo tangire turebera hamwe iki kintu cyajya kigaragara kuri uyu munsi. Uyu munsi turi ku munsi wo kuwa kane, izi ni itariki zisaga 20, izi ni itariki zisaga 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Uyu munsi umubyeyi wacu His Excellency Paul Kagame yaje kuba yagira isabukuru y'amavuko, aho yabashije kuba yajya kwenjoyinga we n'umuryango we, ndetse n'abandi bantu bose bakomeza kumubwira ati hari abagenda bandika ngo isabukuru nziza mubyeyi wacu, isabukuru nziza our president, isabukuru nziza our daddy, ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nawe nimba utarapostinga His Excellency Paul Kagame, ihutire kumupostinga wifurize umuyobozi wacu isabukuru nziza y'amavuko, kuko kuba yaravutse ni ibyishimo, ni umugisha udasanzwe ku banyarwanda, kuko yatugejejeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi kuba turiho, kuba dufite amahoro, tubikesha umubyeyi wacu His Excellency Paul Kagame. Mwese abari kumva iyi voice yanjye cyangwa se iyi video, ndagira ngo muze kwandika kuri comment cyangwa se muri comment kuba His Excellency Paul Kagame atuyoboye ni iki kidasanzwe wagezeho, kugira ngo tubashe kuba twashimira umubyeyi wacu His Excellency Paul Kagame ku bintu bigiye bitandukanye yagiye adukorera nk'umubyeyi. Ndabakunda cyane rero. Ya Divine Management nk'ibisanzwe, tuzasubire nk'ubutaha, kandi buri wese utarabashije gukora subscribe kuri channel ndagukangura gukora subscribe. Mwese dure muri comment rero, twese tugende tuvuga ibigwi bya His Excellency Paul Kagame, umusaza wibarutse igihugu cyacu cy'u Rwanda akagisubiza mu mucyo cyari kivuye mu mwijima. Murabyibuka mu byagiye biba mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi. Umusaza yari yigaragaje bidasanzwe, atugarura mu mucyo dukura mu mwijima. Ni ibintu bidasanzwe buri wese agomba kwigana kandi akabiha agaciro. Niyo mpamvu kuba umubyeyi wacu His Excellency Paul Kagame yaravutse ni umugisha udasanzwe, kuba yarakuze akatuyobora, akadutoza imico myiza dusanga nk'abanyarwanda, ni umugisha udasanzwe. Nawe ubwawe hari icyo yagukoreye kuba ugeze aho ngaho, kuba ugihumeka umwuka bazima, kuba ukiri amahoro, hariho uruhare rwa His Excellency Paul Kagame, kuko agenda ashyira imbaraga mu gukaza umutekano, ashyira umutekano hirya no hino kugira ngo hatagira umunyarwanda n'umwe ubasha kuba yahungabana. Wowe rero wagize ibyo ugeraho kubera His Excellency Paul Kagame, wowe yahaye inka, wowe yubakiye inzu, wowe yahaye ijambo rikaguhindurira ubuzima,
wowe wabashije kuba wakumva ikintu ukumva hari icyo kiri buze kugufasha, ndagira ngo uze wandike muri comment ushimira umubyeyi wacu His Excellency Paul Kagame kubw'ibigwi kubw'ibyiza yatugejejeho nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Tukaba turi mu bihugu ibindi bihugu bifata nk'intangarugero cyangwa se bifatiraho urugero. Ni umugisha udasanzwe twahawe na His Excellency Paul Kagame. Ndabakunda cyane rero, ciao ciao, murakoze.